Tekereza umwana muto wakuze ufite ibitekerezo abantu bamubwira ko bidashoboka, ariko uyu munsi akaba ari we uri gutekereza gukora imodoka zitwarwa n'amashanyarazi, kohereza abantu mu kirere mu yindi mibumbe, ndetse no gukora ikoranabuhanga rigezweho rizakoreshwa ejo hazaza. Ese uyu muntu uratekereza ari nde? Uyu muntu rero niwe tugiye kuvuga muri iki kiganiro, ari we Elon Musk. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima bwe muri rusange, uko yakuze, aho yize, ndetse n'uko izina rye ryazamutse kugeza abaye umuntu ukomeye nk'uriya. Twongere kandi turebe ibintu byinshi abantu batari bamuziho n'ubuzima bwe bwihariye. Ubundi Elon Musk yavukiye muri Afurika y'Epfo mu mwaka w'1971. Ikintu akiri umwana cyamugaragaragaho ni uko ari umwana wakundaga kwiga ndetse no kugira ibitekerezo byinshi kandi bitangaje. Elon Musk kandi yagiraga amatsiko menshi cyane ku buryo yaheraga nko mu gitondo asoma ibitabo kandi ashaka kumenya ibintu byinshi bitandukanye bishya. Nubwo yari umwana w'umunyabwenge, ariko yari afite ubuzima bwe mbega mu ishuri bwari buhagaze nabi ku buryo bufatika. Nyuma hashize igihe kinini Elon Musk yarakuze, yakomeje amashuri ye muri kaminuza maze yiga ibijyanye na fizike ndetse n'ubukungu. Elon Musk kandi intego yari afite yari ugukora ibikoresho cyangwa se ibintu byazahindura isi mu gihe cy'ahazaza. Ariko we kandi yakomezaga gutekereza ko ibitekerezo bishya bishobora guhindura isi. Elon Musk ubundi mu ruhare rwe yamenyekanye nk'umuntu wabashije guteza imbere imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi, aho yagiye azamura inganda nyinshi mu mamodoka akoreshwa n'amashanyarazi, atuma imodoka y'amashanyarazi itera imbere. Abari basigaye bakoresha esansi zangiza ikirere ndetse n'ibidukikije batangira kuyoboka imodoka z'amashanyarazi bitewe n'urwo ruhare yabigizemo. Ariko urugendo rwe ntirwari rworoshye bitewe n'ibintu byinshi n'ibibazo yagiye ahura nabyo, ariko ibyo ntibyamuciye intege, yagomeje kugerageza. Ubundi intego nyirizina ya Elon Musk muri icyo gihe yari afite kwari ugutuma abantu batekereza ko hari ahandi hantu ubuzima bushobora kubera hatari ku isi, ndetse no gutekereza ibindi bitekerezo bishobora guhindura isi bitewe n'uburyo yari bimeze muri icyo gihe. Ariko ibyo bitekerezo byose Elon yazanaga byose nta muntu n'umwe wabyumvaga, baramunengaga bakavuga ko ibyo bintu bitashoboka, yewe n'andi magambo mabi yamukomeretsaga, ariko n'ubundi ntiyakomezaga gucika intege, arakomeza aragerageza. Kimwe mu bintu bitangaje ku bantu nka Elon Musk ni uko abantu nka bariya bitangira bagira amatsiko ndetse bakunda no kumenya ibintu byinshi bitandukanye, kandi bagakunda no kwiga. Mu busanzwe ubundi kugera ku ntsinzi cyangwa ku ntego ntabwo ari ako kanya, bisaba gutegereza no kwihangana, kandi ukihanganira ibisitaza uhura nabyo mu gihe uri gutegura poroje yawe cyangwa se igitekerezo cyawe kugira ngo uzagere ku ntego. Ubundi hari inkuru ivuga ngo igitekerezo cyawe ukibona nk'inzozi, ariko iyo wabigizemo uruhare ukakomeza gukora cyane unakorana umwete ugacika intege, bihinduka impamo iyo wabyitwayemo neza. Ubuzima bwa Elon Musk bushobora gutekereza ibintu binini nubwo abantu batabyumva. Amateka kandi ya Elon Musk cyangwa se abandi bantu nkawe atwereka ko kugera ku ntsinzi inyuma yaho haba hari ibindi bintu byinshi ugomba kwiga kandi bifite ibibazo ndetse n'amasomo agiye atandukanye kandi menshi cyane. Bivuze ngo rero iyo wageze ku ntsinzi ntabwo biba birangira aho ngaho, ugenda urushaho gutekereza n'ibintu byinshi bitandukanye. Mbere y'uko dusoza rero, ikibazo cyanjye kiragira kiti: ese ni ibihe bitekerezo ufite uyu munsi bishobora kuzahindura ejo hazaza hawe? Andika igisubizo cyawe muri komenti, hanyuma turebere hamwe uko ejo hazaza hawe haba heza. Wowe ugejeje umunota uri kureba kino kiganiro, uri umuntu w'agaciro cyane, kandi kugira ngo byemezwe neza abanza ukore subscribe kugira ngo ntihagire ikiganiro kimwe kizongera kugucika nimba washimye iki ngiki. Mwari kuri Kanyagwa Entertainment, wakoze gukora subscribe, ndabakunda cyane.